yuko dinezoro ziburiwe irengero zikazimira zikava ku isi, hari undi muryango w'abantu bashaka guca burundu ugacika ukaranduka ukava ku isi. Abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babitiranya n'abanyarwanda, kandi koko sibyo. Ibi byaje kugenda gute kugira ngo abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bisange ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Uyu munsi wa none bahakana. Mbere yuko banoza uyu mugambi wo kurandura no kwirukana no gutsemba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babikomoye kuki? Ubundi ni izihe mbaraga zibasunikira kuba bakwirukana ubwoko bw'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo? Abarwandafone. Ku ikarita ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'uyu munsi wa none, hari intara zimwe na zimwe zahoze ari ibice by'u Rwanda mu myaka y'igihumbi kimwe na za magana cyenda. Uyu munsi wa none ariko bikaba bibarizwa muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byagenze gute kugira ngo ibice bize kwisangamo? Ese ubundi ibyo bice ni ibihe? Nk'uko ikarita ibigaragaza, ya mbere y'umwaduko w'abazungu na mbere y'uko baca mu Rwanda ibice bitatu, hari intara ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahoze zometse ku Rwanda n'ubwami bw'u Rwanda bw'icyo gihe. Izo ntara twavugamo ni nka Nord Kivu, Kivu y'Amajyaruguru, Sud Kivu, Chopo na Manyema. Ibi byari ibice byahoze bituwe n'ubwami bw'u Rwanda, ndetse binayoborwa, binategekwa, binatwarwa n'ubwami bw'u Rwanda. Ariko byaje kugenda gute kugira ngo ibice bive ku Rwanda byisange muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Tutarenze twajya kure cyangwa ngo dushake inyandiko nyinshi zibyemeza ko u Rwanda rwacitsemo ibice bitatu. Igice kimwe kikajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikindi kikajya mu bwami bw'Abaganda kwa Bakabaka Mutesa namba 1, ikindi kigasigara ari u Rwanda nyine nyirizina rw'uyu munsi. Ubundi byagenze gute? Tutarenze twazuyaza, murabizi neza ko hari abakoloni baciyemo ibi bihugu. Ubwo u Rwanda rwari rukolonijwe n'Abadage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari Kongo Mbirigi, Kongo Belge. Naho mu bwami bw'Abaganda hari icyo bita Britain, cyangwa se Abongereza bari bahayoboye banabakoloniza. Abangaba rero dore ikintu baje gupfa. Kubera yuko u Rwanda rwari rukungahaye ku misozi y'ibirunga, rwari runini cyane, rufata imisozi yose yo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse na Afurika y'ibiyaga bigari. U Rwanda ni rwari rufitemo umwimerere wabyo, ibirunga byose niho byisangaga ku butaka bw'u Rwanda. Aba bazungu rero uko ari batatu, yaba Umudago, Umubirigi n'Umwongereza, bose barabishakaga. Buri wese akumva ko akenera kuba yagira ubutaka buriho ibyo birunga, inzuzi, ibiyaga ndetse n'indi migezi n'ibishanga. Batekerezaga yuko ahantu hari ibirunga hashobora kuba hari amabuye y'agaciro, za petrole, za tungstene, za tin na za gold na za coltan na za diamant na za or. Ibi byose byasunikiraga aba bakoloni kuba bakumva ko bakoloniza u Rwanda, cyangwa se abatabifitiye ubushobozi bakaba bacaho ibice bito by'u Rwanda bakabijyana bakabyomeka ku bwami bwabo bamaze kuyobora no kwigarurira. Ibi nibyo byakoze u Rwanda. Kuba u Rwanda rwari rufite ubutaka burumbutse, batekerezaga yuko bashobora kuza bakabuhingamo ikawa, icyayi, ibireti ndetse n'insina, kubera ko iki gihe nibwo inganda zo mu Burayi zari zitangiye gutera imbere, cyo bita Industrial Revolution. Iki gihe rero ntabwo abazungu bose bifuzaga kubona ko Abadage bakwihererana ibi byiza nyaburanga byari biri mu Rwanda, cyane cyane hagati muri Kivu. Kubera yuko u Rwanda rwageraga kuri uyu munsi wa none twakwita nko muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, no muri Manyema no muri Chopo. U Rwanda rwari rufite ibice ndetse runahategeka, runahatwara. Icyo gihe rero muri Uganda nabwo u Rwanda rwageraga za Kisoro, Zambarara. Iki gihe ntabwo umuzungu yifuzaga ko Umudage yabigumana wenyine, bahisemo gupasura mu Rwanda ibice bitatu. Rero abaturage baho bagenderamo.
uzasanga mu majyaruguru y'u Rwanda ahitwa za Kisoro na za Gatuna, ku mipaka ya Kisoro mu gace bita Nyakabande hari ubwoko bw'abafumbira bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ruvangamo n'ikiganda gike gike. Ibi abaturage ba Uganda baratuje, reka tureke kubavugaho. Reka tuvuge ku bwoko bumaze gushwiragira no gukwira imishwaro imiyoborere mibi n'imitegekere mibi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babaza kubavuga ururimi rw'ikinyarwanda, babita abanyarwanda kandi atari ko byakagombye kuba byitwa. Kandi aba ni abanyekongo kubera yuko nta n'umwe wigeze yimukira ahangaha muri ibi bice babakuramo, ahubwo barahavukiye, ni nabwo butaka bwabo muri kamere, ni gakondo yabo mu yandi magambo. Reka twifashishe igice kimwe gito kizwi cyane nka Goma kugira ngo dusobanure aya mateka byagenze gute. Reka turebe mbere yaho gato, mbere yuko baca mu Rwanda, ibice bitatu. Aka gace ka Goma kari muri Nord Kivu uyu munsi ni nawo murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ntabwo ariko kahoze kitwaga Ngoma. Iyi ngoma yari ivuye ku nyito y'abakaraza n'intore zabyiniraga umwami zishimisha umwami n'abatware. Bakwitaga Ngoma cyane ku musozi bitaga Ngoma. Uyu munsi none witwa Mogoma, umusozi wa Goma, ariko siko byitwaga, sinako byahoze, kubera ko iyi Goma yitwaga Ngoma iri muri sheferi ya Byahi mu cyahoze cyitwa Bugoyi. Uyu munsi wa none Ngoma niyo yahindutse Goma. Ese byaje kugenda gute kugira ngo Ngoma yitwe Goma? Mogoma yari umusozi wa Ngoma. Aha hari igicumbi cy'intore ndetse n'abakaraza b'ubwami bari bazi kuvuza ingoma cyane, bityo iki gice bacyita Ngoma, n'umusozi bitorezagaho bawita umusozi wa Ngoma. Aha harindwaga n'ingabo bitaga Abagunga, zari ziyobowe n'Abagunga. Aha ngaha naho turi iki gice gito cyane cyo hepfo ya Goma bita Mugunga. Aha ngaho urabyumva neza cyane kuko niko amateka bivuga. Aha hari ubwoko bwari buhatuye bw'Abanyarwanda bo mu mazu yabo, icyo bitaga amazu y'Abanyarwanda, Abagesera, Abashambo, Abasinga, ariko aba bose bari bayobowe n'umutware w'Abagunga. Ibi tubyihoreye tubirengeje ingohe, hari insigamugani w'ikimenya bose bitaga ngo yarezwe Bajeyi. Bajeyi ba Sharangabo rero mu mwaka w'1700. Uyu yari umwuzukuru w'umwami Cyilima Rujugira. Uyu Cyilima Rujugira yakundaga uyu mwana cyane, aramutetesha cyane. Birahurira hehe? Yaje kumushyingira muri Ngoma. Igiturage cya Ngoma kiramwishimira, bamuhereza umutware wabo wari ubatwaye icyo gihe muri Ngoma y'uyu munsi tuzi nka Goma. Baje yayikuriyemo. Uyu Bajeyi yarahategetswe n'umugabo we n'umutware abaribo bahayobora. Gusa dore ukuntu byaje kugenda kugira ngo iyi Ngoma icike burundu maze yitwe y'Abanyekongo. Mu 1910 ubwo Abadage bari basumbirijwe n'Ababiligi. Ababiligi bifuzaga ibi bice by'ibirunga, cyane cyane ibirunga bya Nyiragongo, Karisimbi, Muhabura na Sabyinyo, barabyifuzaga cyane, bityo n'Abadage bakabyifuza cyane, bose bakabura n'umwe wabihara. Mbere yuko bafata Ngoma bakayica bakayivana ku Rwanda bashaka kuyomeka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyari kizwi nka Kongo Belge cyangwa se Kongo Mbirigi, habanje kuba n'intambara y'inkundura. Iyi ntambara yari hagati y'Abadage bari bafashijwemo n'Abanyarwanda ndetse n'Abanyekongo bari bafashijwemo n'Ababiligi. Bararwana babura gica. Umubirigi yabonye bikomeje kwanga, asubira inyuma ajya za Bukavu i Bushi. Aha rero niho haje kuba habaho amasezerano, kubera yuko Abadage hari ikirwa ndetse n'icyambu bakoreragamo ubucuruzi mu Bushinwa. Ababiligi bari babasumbirije nabwo bashaka kukibaka. Baravuga ngo kugira ngo twake iki kirwa cy'Abashinwa ariko kandi dufitemo ubucuruzi cyane, nimutware iyi Ngoma.
ingoma barayikata bayivana ku Rwanda bayomeka ku bwami bw'Ababiligi n'Abanyekongo. Abaturage bo ntago babavanyemo ngo babajyane mu Rwanda, ahubwo basigayeyo, ndetse na za Rucuru na za Masisi, kumana no mu zindi ntara zirimo abaturage b'Abanyarwanda. Aba bose bakomeje kugumayo kubera ko nta n'umwe wabashije kuba yasubizwa mu bwami bw'iwabo, ahubwo bahise bayoborwa n'ubwami bw'Abanyekongo, bahinduka abaturage b'Abanyekongo. Gutyo kuva icyo gihe n'amagingo aya ngaya baracyavugwa yuko atari Abanyekongo. Urwango rwo kwanga abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari urw'uyu munsi cyangwa ejo bundi, ahubwo rwaturutse ku Babiligi bifuzaga yuko basibanganya ibimenyetso ko agace nka Ngoma bagakase ku Rwanda, batangira kwimuriramo amoko y'Abashi, Abandande, Abahunde, Abatembo, Abafurero n'andi moko menshi cyane, kugira ngo bazasibanganye ibimenyetso banagabanye maze ubwoko bundi budomine kurusha Abanyarwanda. Bityo Abanyarwanda batangiye kubona ko Ngoma, igiturage cya Ngoma gitangiye kuba kibi, batangira gufata inka zabo baragisha, bajya za Masisi basanga bene wabo, kubera yuko bo umukenke wa Sake ndetse n'ugiragamo inka muri Mugunga hatari hatuwe abantu benshi, bahisemo kujya kubaka ahandi. Abasigaye muri Goma batangira kurushwa imbaraga n'ubu bwoko bw'Abanande, Abashi n'Abahunde, kugeza ubwo haba imbaraga nyinshi cyane. Aba baturage b'Abandande n'Abashi batangira kugabizwa ubuyobozi, bamwe baba guverineri, abandi bayobora amabanki santarare. Kuva icyo gihe na n'uyu munsi wa none ntabwo bamwe muri ubu bwoko bw'Abanyekongo b'Abashi n'Abandande n'Abahunde bahafite ibisekuru bibiri, oya ntabo. Ugiye kureba ufite igisekuru cya kera cyane yaba afite igisekuru kimwe, bigaragaza yuko bo baje bahasanga abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntago abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bigeze bimukira muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, kimwe na Maniema na Ituri na Chopo. Ibi byahoze ari ibice byari bituwe n'abaturage b'Abanyarwanda, binayoborwa ndetse binatwarwa n'abami b'Abanyarwanda. Inyandiko zemeza yuko ikarita yaje gucibwamo mu 1910 mu kwezi kwa gatanu, ubwo humvikanyweho hanasinywaho banashyiraho umukono yuko agace ka Ngoma bakarekuye, ndetse n'ibindi bice bivuye ku Rwanda, kubera yuko Ubudage bwari bumaze gukura imbaraga cyane muri icyo gihe, bari basumbirijwe. Baravuga ngo kugira baburikirwa cyabo ndetse n'icyambu cyabo bakoreragamo ubucuruzi buhambaye cyane bwabinjirizaga amafaranga menshi mu Bushinwa, baravuga ngo nibatware ibice by'u Rwanda. Barabijyana. Abongereza nabo hejuru batwara ibice by'ababyomeka ku Buganda. Uyu munsi wa none za Kisoro hari abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Nzi neza imiryango y'Abanyarwanda ifitanye isano n'imiryango y'Abanyamasisi n'iy'Abanyamurenge, ndetse n'Abahema namwe n'abamwe bafitanye isano n'abantu bo muri za Uganda bari bahoze batuye mu Rwanda icyo gihe. Ibi biracyari amayobera kubera yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyashaka gutsemba burundu no kwirukana burundu ubwoko bw'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ngo babavane muri Kongo cyangwa se ngo babagenze nk'uko dinezoro zagendekewe, basibangane bazime ku isi. Nyamara nubwo bavuga ibi byose bakabitegura bakabishyira mu migambi, bakaba baratangiye no kubinoza, ntabwo bigikunze. Habonetse umucunguzi AFC M23 abashaka amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amaze no kwisubiza ibyo bice byose byahoze ari ibyabo kuva na kera na kare. Nge reka nsoreza aha ngaha nitwa Murashi, ndabashimiye.